wabonye ubutunzi bwanjye yaba ari yerivaho ntangira kwiga isomo ryitwa ubutunzi bw'abisi n'ubutunzi bw'Imana icyo ari cyo. Ijwi rirambwira uwaguha amafaranga menshi ugakomera, yanyongereye kurama mu gihe Rubangura yapfuyemo, yanyongereye kurama mu gihe Rwayitaremiko yapfuyemo, yanyongereye kurama mu gihe Michael Jackson yaravuze ko azagura imva mu kwezi yapfuyemo, yanyongereye kurama mu gihe Kijyambere nyirari ama etaje yo ku Gisimenti yapfuyemo, tujya no kumushyingura nari impari. None rero Imana yacu igitanga n'amahirwe ya nyuma, igatanga amahirwe ya kabiri, muyimpera icyubahiro. Icyakora nkagira icyifuzo, amahirwe Imana impaye ndinde kuyapfusha ubusa, izampe kuyabyaza umusaruro w'iherezo ryiza rizira umugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu, yuko nayubahaga nkayubahisha. Nawe ubigira icyifuzo. Irambwira ngo nzagukorera ubukwe mu kwa 12, ariko ntibyatumye hadacaho imyaka 9. N'umukobwa nakundaga wa hano i Kanombe twarambagizanyaga yakoreye ubukwe hano, ariko iramunyima arigendera, ndaririra nyihorera. Natereta umukobwa, narebe uyu mukobwa, Yesu uyu mukobwa wamumpa ndabona kubaha kandi yujuje indangagaciro z'itorero ryacu, byakunda. Igahita imbwira ngo stop, don't do that. N'icyongereza iracyumva. Umunsi umwe narisobanuriye ngo support do that, ikamyasa Muterera yari ingongeye hano Sopetrade ngiye kureba umukobwa w'Igikondo waririmbaga muri korari imwe. Yesu ni mwiza tuyobora neza. Ubundi nabwo twarangije amasengesho y'iminsi 10 mu Gatsata, hari groupe Philadelphia twari twashinze, pastor wambaje yadukuye i Nyarugenge tujyana hanga abantu bakunda gusenga nimuze tugiye dusengana amasengesho y'iminsi 7. Umukobwa akajya nkabona umuntu afite urukundo, akose Mana uyu nguyu byakunda. Umucyo umurika hasi saa 8 z'amanywa handikamo ngo stop, don't do that. Igahita imukorera ubukwe bwihuse ngikanyihorera. Nundi nawe nateretaga hano i Remera, nabonaga afite urukundo nakuze nkavuga ariko Yesu uyu wamumpa. Ndarota nijoro mbona ngeze kuri fawe tagisi mu ntwara ntacyo tuvuganye, yamukoreye ubukwe bwiza hano Meridien, nanjye narabutashye. Ariko Mana ibi ni biki? Ari nundi twaririmbanaga muri groupe, yamukoreye ubukwe bwiza hano nari nabutashye bimeze neza. Yesu ni mwiza, urumva ayobora neza, ni umujyanama mwiza nzuri. Rero ubu urashaka kuzashimirwa iki muri ejo hawe hazaza? Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Nshimiye Abanyakaciro, ndashimira Imana kubw'ububyutse mpasanze, ndashimira Imana ko muri abantu b'Imana. Iyo numvise indirimbo mwaririmbye yaba mu ntumwa zidacogora mu ijwi ry'Umwami Yesu cyangwa mu yandi makorari menshi, numvise ubutumwa bwiza, iyo numvise uburyo mwizeye Imana, umunezero uranyica. Hirya i Remera hafi yo kwa Rwahama, mbere yuko biba namenye inkuru z'urupfu, mpita mfukama hasi mbwira Imana ngo nsubize ubuzima njye nshima izina ryawe. Intumaho umuntu ngo ndakumvise ngukijije urupfu rwa gisida rutunguranye. Hanyuma rero y'ibyo byumweru 2 Imana nibwo nakoze impanuka, Imana irandinda nkuko yari yarabimbwiye. Hanyuma rero yo gukora impanuka ndashima Yesu ko ari mwiza. Yaranejeje mu gihe cy'amakuba, anyereka ko ari hejuru ya byose. Icyo kintu nishimwe rindutura ibindi byose, kuko mu bintu yankoreye cyiza cyambere nta maraso ari mu mugongo wanjye. Umugenzi nari ntwaye kuri moto, Imana yaramurinze ntigeze akomerekaho na gatarigendera, Imana iramurinda. Ariko mu kindi kintu cyari cyambereye ibyago bikomeye, ku ngonga ndafite assurance, cyari ikibazo cyangoye, njya sehashika mu bitaro, ntanga nimero za telefoni z'umuvandimwe hakorera hari mu mujyi, zanga gucamo. Telefoni yanjye yari yabuze saa 11 z'umugoroba, bazangonga ejo saa 6:49. Ariko ndashimira Imana ko hanyuma y'umurongo w'ubuzima wa muririmbyi waririmbye ngo na nyuma ya zeri irakora, nanjye nabonye inkuru nkishimana ndi ngenyine. Gusa waburiza n'umuntu byibuza twashikishima nkajya mwereka ibyiza wampaye kanyihorera. Ariko Imana ni nziza, yangiriye neza mu gihe gikwiye, yangiriye neza, yampaye umugore mwiza. Ijambo nzi ku kijyanye no kurambagiza ni rimwe ryonyine. Twakubitane n'umukobwa mu nzira, ndamubwira ngo ugiye gukora ubukwe uzantumire nzagutwerera. Arigendera nanjye ndigendera, afite umugore bizaba, yari afite umugabo uri kumurambagiza bizaba nko mu kwa 7. Arigendera nanjye ndigendera, nanjye wona ndi kurambagiza wende wo mu Mutara birapfa, ubwo nawe birapfa. Nyuma yaho muhamagara, twahuye nko mu kwa 6, nyuma mu kwa 12 nza kuzamuhamagara, ndamuza ngo ubukwe ryari. Ati se twako tuba dutegereje Yesu, nayo ndamubwira ati waretse nkiyizira. Ati se urabona nzaba masera.
Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Umwanya bari kuntunganyiriza, reka tubanze dushima Imana. Amina. Nitwa Bikorimana Jeremy, nkaba ndi umugabo, noneho ngeze hano ndi umugabo. Mana, nahageze ndi gukubitwa n'ikigeragezo cyo gushaka umugore, numiwe. Uziko nari maze imyaka 17 nanjye ndindiriye isezerano nk'abandi, ariko ndashimira Yesu ko ari inyangamugayo. Nta jambo avuga ngo rihere. Ikintu nasengeye amasengesho menshi kurusha ibindi muri uyu mujyi wa Kigali ni umugore. Nacitse isezerano rya rimaze imyaka 17, ku myaka 7 yarambwiye muri 2002 nshatse gukora ubukwe, umukobwa nateretagaho Kimisagara muri 2002 irambwira ngo nzagukorera ubukwe bwiza subu ni kera. Mwiyo kera haciye iyo myaka yose 2009 ncika akaguru, ncitse akaguru ku mpanuka nakoreye hano hirya Remera hafi yo kwa Rwahama. Mbere yuko biba namenye inkuru z'urupfu mpita mfukama hasi mbwira Imana ngo nsubize ubuzima nge nshima izina ryawe. Intumaho umuntu ngo ndakumvise ngukijije urupfu rwa accident rutunguranye. Hanyuma rero y'ibyo byumweru 2 Imana nibwo nakoze impanuka, Imana irandinda nkuko yari yarabimbwiye. Hanyuma rero yo gukora impanuka ndashima Yesu ko ari mwiza. Yaranejeje mu gihe cy'amakuba, anyereka ko ari hejuru ya byose. Icyo kintu nishimwe rindutura ibindi byose, kuko mu bintu yankoreye cyiza cya mbere nta maraso ari mu mugongo wanjye. Umugenzi nari ntwaye kuri moto Imana yaramurinze ntigeze akomerekaho na gatarigendera, Imana iramurinda. Ariko mu kindi kintu cyari cyambere ibyago bikomeye, ku ngonga ndafite assurance, cyari ikibazo cyangoye, njya sehashika mu bitaro, ntanga nimero za telefoni z'umuvandimwe hakorera hara mu mujyi zanga gucamo. Telefoni yanjye yari yabuze saa 11 z'umugoroba, bazangonga ejo saa 6:49. Ariko ndashimira Imana ko hanyuma y'umurongo w'ubuzima wa muririmbyi waririmbye ngo na nyuma ya zeri irakora, nanjye nabonye inkuru nyuma y'umurongo w'ubuzima, impamahoro adahwanye nayo istanga irankomeza, none ngeze ku rwego rwo kubwira ishimwe ry'Imana. Icyo kintu yakoze cyiza cyantangaje, yansekereje ahantu badaseka. Mbega kuri Imana yaransekeje, nzaseka kugeza iteka ryose mu buzima bwanjye. Nzaseka ndi mu isi, nseka ndi mu ijuru, kuko nizeye Imana y'umukiza ishobora byose. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Satani yarari kumbwira ati sinakubwiye ko uzapfa nabi, Imana wizeye iri. Nanjye nyirebye ndayibura, bangonze ndafite assurance, ibyago ndimo ndi bubyigobotore nte biranyobera. Noneho ikindi cyari kingonze, umubiri wanjye ukuguru kwari kwacitsemo munsi y'ivi no haruguru y'ivi, ndababara cyane. Ndaje ndabibwira ngo nsubize, ndeka mfe uko mbona ko nsubiza ubuzima ntacyo bimariye. Yari kundatira intwari z'abayikoreye, ndabibwira ngo nsubize ubuzima njye gukora nanjye nzahagarare mu mwanya mwiza. Ariko ndebye amakuba nsanze, ndavuga nti ndeka nipfire rwose winsubiza ubuzima, kuko ndi kwibaza nzahagarara imbere ya leta ndi kwibwira ite ko nagiye mu muhanda ntafite assurance. Assurance yanjye yashize ni mugoroba, bazangonga ejo. Ndavuga sinajya mu kazi, ndavuga nti ndajya kwigura, mbanza kwizira gusenga hano Meridie 2009 nza gusenga ku masengesho yabaga kuwa 2 ni mugoroba. Ndangije ndavuga nti rero reka njye gusenga, nyuma yaho njya mu rugo nananiwe ndaryama ndasinzira, mbyuka bukeye ndavuga ndajya kugura assurance bukeye. Noneho rero ngiye kugura assurance bukeye, bangongeye ku mugenzi wa mbere nari nshyizeho. Urumva nari mfite ibibazo bitagira ibisobanuro. Muri leta ujya mu muhanda utowa kigoryi udafite assurance, ugira ubwenge, niko umupolisi wa mbere twahuye yambwiye. Ariko Imana ni inyangamugayo ni nziza, yari yambwiye ngo ninjye ujye uburana imanza z'abana b'abantu nzakuburanira hanyuma yo gukizwa amakuba. Ariko ibyo si byo nshaka kukubwira, reka nkubwire ikintu cyantangaje. Kuba Imana yaransekeje, Imana inezeza abanyamakuba, nicyo nshaka kukubwira. Ndakubwira ngo Imana ni umukiza, nicyo nshaka kukubwira gusa. Mu bintu yankorera rero bidasanzwe nuko yansekeje. Yansekeje iti bari kuvuga ngo ni umurambo utazwi, imodoka ya mugonzi irihe ntayo, nta telefone afite duhamagara imiryango ye ntayo. Ndebye nanjye ndabibura. Noneho muri ako kanya Imana yaranyihishuriye. Uburyo yanyihishuriye rero, nari mfite umubabaro, mfite agahinda k'ibirarane, umubabaro w'ibirarane, kuko nari mfite ubwoba ntazi ibigiye kuzambaho, mfite agahinda. Ariko nkibuka ijwi ryansanze hariya Godiyari rikamndirimbira ngo reka gutinya ibigiye kukubaho, Imana izakurinda.
Imana izi ibyawe byose, amakuba yose irayazi, Imana izakurinda. Amina. Umwuka wera ajya duhumuriza abana natwe. Niyo babwira ngo nimusabe Imana ibaho umwuka wera, izi igihe mwarimo, izi icyo mugezemo, iziri icyo mugiye kujyamo, umwuka wera ni umuti mwiza w'ubuzima. Rero Imana yaranejeje, uburyo yanejeje, nanjye mbyibutse ndi mu nzira ngira amakuba menshi, ariko mbyibutse ndiseka. Ariko ubundi wansekeje uti, umujinya n'uburakari nari ngufitiye, ubundi wanejeje uti, ushobora byose koko. Yesu yavuze ijambo ryiza aravuga ngo nimunyizere gusa, imigezi y'amazi y'ubugingo izateboka iva mu nda yanyu, muzakira amahoro adahwanye n'ay'itanga. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uburyo yanejeje rero, nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo wabonye ubutunzi bw'abisi, bariyeri iritambika. Wabonye ubutunzi bwanjye, ya bariyeri ivaho. Ntangira kwiga isomo ryitwa ubutunzi bw'abisi n'ubutunzi bw'Imana icyo ari cyo. Ijwi rirambwira uwaguha amafaranga menshi ugakomera, yanyongereye kurama mu gihe Rubangura yapfuyemo, yanyongereye kurama mu gihe Rwayitaremiko yapfuyemo, yanyongereye kurama mu gihe Michael Jackson waravuze ko azagura imva mu kwezi yapfuyemo, yanyongereye kurama mu gihe Kijyambere nyirari ama etaje yo ku Gisimenti yapfuyemo, tujya no kumushyingura nari impari. None rero Imana yacu igitanga n'amahirwe ya nyuma, igatanga amahirwe ya kabiri, muyimpera icyubahiro. Icyakora nkagira icyifuzo, amahirwe Imana impaye ndinde kuyapfusha ubusa, izampe kuyabyaza umusaruro w'iherezo ryiza rizira umugayo imbere y'Imana n'imbere y'abantu, yuko nayubahaga nkayubahisha. Nawe ubigira icyifuzo, iyo ataba imbabazi z'Uwiteka imva ibarameze nk'ibyatsi. Ejo bundi tugiye gushyingura Theogene, Imana yarangendereye, yampaye imodoka injyana ikanangarura. Ubundi nari maze iminsi ntajya kwirimbi kubera iki, ndahahamuka. Munyakayanza apfa, nanze kujya kuko ari inshuti yanjye ura mu pasiteri. Umugore wapfa niho naherukaga kwirimba Nyamirambo. Hari n'abandi bantu benshi dushyingura. Umumama waririmbaga muri Hoziyana tujya kumushyingura i Kanombe, nagiyeyo. Ariko man, ndavuga ni man, ariko kuki uri gutwara abantu bakiri bato bagombye kubahisha izina ryawe n'icyo ushaka? Ko waremye abantu kubwishimwe ryawe n'icyubahiro, none ubw'icyubahiro cyawe ukijyanye mu ijuru. None twebwe hano mu isi twari tugikeneye aba bantu bari kuguhesha icyubahiro banaduhesha imigisha, kubera icyo batwara. Nkumva mfite agahinda. Ariko ejo bundi Imana yanjyanyeyo, injyanyeyo ngeze irambaza ngo ryari kwambwiye ngo ngusubize ubuzima, ryari. Ngezeyo nasanze, nasomye ku gituro cy'umuhungu wa Bishop Mbanda warurangije masters muri Amerika. Nsoma ku gituro we bamuzanye ejo bundi yapfuye. Nsoma ku gituro cy'umudamu bita Haleluya watwigishije Nyarugenge mu kwa kabiri w'Ikabuga. Nsoma ku gituro cye, naramubonye ndavuga ngo uyu muntu abaho. Mbega umudamu ufite imbaraga z'umwuka wera, yavugaga Imana ukavuga ati wahebuje abagore bose umugisha. Ngiye kubona nsoma ku gituro cye, ryari. Ejo bundi hari umukristo wo ku Muhima, umuhungu we yaguye mu Bushinwa arangije masters mu Bushinwa. Umurambo we wamaze n'ukwezi mu Bushinwa n'ibyumweru bitatu batarashobora kumuzanira. Tekereza, uza amafaranga bamutanzeho bamuhira amashuri, uza amafaranga bamutanzeho bagiye kuzana umurambo. Iyi Mana muyitondeho. Bivuga ngo ibyo ufite biruta ibyo ucanye. Amafaranga mu bibazo ntago wayabura, ugitaye aguhaye ikabiguhaye amahoro wafatira. Iyo aguhaye ibibazo byakumarira iki? Imana iduha amatwi yo kumva ijambo ry'Imana. Nashimira Imana rero yanyongereye kuramo, kandi turabisangiye nawe yakongereye kuramo. Uhereye none amahirwe iguhaye wirinde kuyapfusha ubusa. Uhitubaza Imana ngo Mana urashaka ko nkora iki mu gihe cyanjye ngikore nzakugirireho umugisha. Ntabwo nashakaga kuzagendana n'Imana ndi ikimuga, narayibajije kenshi nyitikuza ngo ni impamvu kizabyo, ngiye kukubwira kugira ngo wakire isomo ryawe muri akanya. Ejo bundi muri 2019 naracitse akaguru 2009 yari itarabimbwira. Ejo bundi nibwo yanyibwiriye ngo rega nashakaga kuzigishiriza abantu nshe muri wowe. Ubwo rero amahirwe iguhaye we kuyapfusha ubusa. Urupfu n'umusaruzi rwagutwarira kuri 15, kuri 30, kuri 40, kuri 50 uzayisanga na buhamya ki? Usanga wo yisanga habagira Imana. Icyamu gategura herezo ryawe ukazayisanga uyisanzeho. Kandi unayisanganye ubuhamya bwiza bw'uko wayubahaga ukayubahisha. Daniel 12:2 yere ku murongo wa 3 handitswe amagambo avuga ngo benshi bazazuka, abahindurira benshi kugukiranuka bazarabagirana nko mu cyo wisanzura.
rero ubu urashaka kuzashimirwa iki muri ejo hawe hazaza? Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Nshimiye abanyakaciro, ndashimira Imana kubw'ububyutse mpasanze, ndashimira Imana ko muri abantu b'Imana. Iyo numvise indirimbo mwaririmbye yaba mu ntumwa zidacogora mu ijwi ry'umwami Yesu cyangwa mu yandi makorari menshi, iyo numvise ubutumwa bwiza, iyo numvise uburyo mwizeye Imana, umunezero uranyica, nkanezezwa nuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hashize imyaka 2723 yabivuze udahari, none warabonetse. Umva ijambo yavuze ryakuzanye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 45 ku murongo wa 22 haravuga ngo nimumpugukire mukizwe mwabari ku mpera y'isi mwese, kuko ari Imana nta yindi Mana ibaho. Ndirahiye n'ijambo rivuye mu kanwa kanjye ari ryo jambo rikiranuka ritazigera rivuguruzwa. Ndirahiye ko amavi yose azamfukamira, indimi zose zikavuga ko ari Imana ikwiye icyubahiro. Hariho bamwe bazavuga ngo mu Uwiteka honyine niho hari ugukiranuka, mu Uwiteka ni mu rubyaro rwa Isiraheli ruzatsindishirizwa rukamwirata. Abamurakarira bazamugarukaho bamaze gukorwa n'isoni n'Uwiteka. Nta jambo avuga ngo rihere. Mu myaka 2723 avuze iryo jambo, nta munyaburayi wari uhari, nta munyamerika wari uhari, nta munyafurika wari uhari. Hari abanyaziya bakeya aribo bitwa Abisiraheli, nabo bari bayisuzuguye. Bamaze kuyisuzugura, yibuka ko yavuze yuko icyubahiro cyayo itazajya undi, n'ishimwe rye itazari ibishushanyo bisengwa. Ivuga ko izagarura ishimwe n'icyubahiro cyayo mu mutima w'umwana w'umuntu. Ivuga ko yari yarirahiye ko ishaka ko isi yose izakwirwa no kwimenya nk'uko amazi y'inyanja asendera hose. Igiye kureba isanga Abisiraheli bari kuyihombera, barimo kuramya ubwenge yabahaye, barimo kuramya ubutunzi yabahaye, barimo kuramya ba boss yabahaye abo bakesha indamu, barangiza bakaramya igihugu Imana yabahaye bakayirengagiza. Kandi yari yarababwiye ngo erega nabikomejeho nk'uko umuntu afata umukandara agakomeza, ngiye ngo muzambere ishimwe n'icyubahiro n'amahanga, ariko mwanga kunyumvira. Umva Mose we, ngiye kubakura mu gihugu cy'uburetwa mbajyane mu gihugu nabasezeranije, ariko ndabizi nibageraho baziyanduza. Nibamara kwiyanduza rero nzabakubita, nimara kubakubita nzajya mbagendera mu ibyo bihugu nabakubitiyemo. Icyo nzaba nshaka ngiki, nzaba nshaka kwihesha ishimwe n'icyubahiro imbere y'amahanga. Nubona Saduraka na Meshake barinjiraga mu rwobo rw'intare, ukabona barakongezaga imiriro, uzatinya ijambo ryavugwaga nyuma. Havugwaga iki? Havugwaga ngo nta yindi Mana ikwiye kugira gute? Basohoza rya jambo yari yarabwiye Mose mu gitabo cyo Gutegeka wa 2 ibice 18. Nta jambo ivuga ngo rihere. Niyo mpamvu dukwiye kwakira yavuganye natwe ko tuzaza. Ivuga indimi zose hari mu rurimi rwawe, ivuga amavi yose hari mu ivi ryawe. Nshimye Imana ko waje nanjye nkaba naraje. Duha agaciro iby'igiciro Imana yaduhaye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 43 ku murongo wa 7 no ku wa 21 umva ijambo Imana yavuze. Yaravuze ngo nzanira umuntu wari wese witiriwe izina ryanjye, nijye wamubumbye, nijye wamuremye kubw'icyubahiro cyanjye. Nta bantu niremye ubwanjye ngo bajye berekana ishimwe ryanjye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nimba ari kubw'icyubahiro cy'Imana no kubw'ishimwe ryayo, kuraho impamvu zawe. Ibindi byose ni byiza ariko ntibyuzuye. Shyira Imana imbere, igushyira imbere. Imana agaciro kugira ngo agaciro kawe gakomere kanahoreho. Kubera yuko ntabwo twaje ku isi ku bwacu, twaje ku isi kubw'icyubahiro cyayo. Icyubahiro cyayo gihamwa n'iki? Gihamwa n'ibyo yimanye ikabitanga ari uko bayijeho, baje kubisenga. Ishimwe ryayo rihamwa n'iki? Rihamwa n'ibyo yatanze, yaduhaye kubaho. Tuyisuzugwira duhana, itugarukaho itwemerera ubugingo. Hanyuma y'ubugingo itwemerera ubugingo buhoraho, none iri kumwe natwe twigisha uburyo tuzabana na iteka ryose. Duhora dukora iki? Duhora dusohoza rya jambo yavuze ryo kwiramya no kwihimbaza. Ntago ari si ku bwacu ahubwo ni ku bwayo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ko uyu mushinga yawize neza kandi ukaba nawe utazabihomberamo. Umugisha w'Imana nubane namwe. Ndashimira rero ko yanejeje mu gihe cy'amakuba yaransekeje, imbwira ngo wabonye ubutunzi bw'abisiga kubitaho bariyeri. Numvise ijwi rimbwira ngo waguha amafaranga menshi yabasha kukongerera kurama. Ndeba n'utwo nari mfite kuri konte bari kuvuga ngo ni umurambo utazwi. Bibiliya iravuga ngo umuntu ahawe iby'isi byose byamumarira iki? Ngo ubutunzi ntacyo bujya bumara ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Haraho amafaranga adakora. Irongera uwaguha kurya icyo ushaka, ukanywa icyo ushaka, ukarongora umukobwa mwiza ushaka, ugatemberera aho ushaka, ukagubwa neza, ugahaza irari ry'amaso yawe n'irari ry'umutima wawe, byabasha kuguhesha amahoro? Byanditswe ko nta mahoro y'abanyabyaha. Yakibuka ko amahoro icyubahiro cye itazajya undi kaza kuyakuza niyo yaguha. Nguko irongera
irambwira ngo uwaguha ubwenge kakugira umuntu udasanzwe mu isi ugatinyika ukagira igikundiro kidasanzwe byabasha kuguhesha ubugingo buhoraho. Ati amahoro yanjye yarusha agaciro bira byose baha agaciro, ubugingo buhoraho bwarusha agaciro bira byose byaha agaciro. Bitangira ubuntu kubanyubaha. Tangira vuga nibiki bigenze gute, iri jwi riturutse umubabaro bigenze gute. Ndangije ndiseka n'uyo ndibutse ndi mu nzira ndiseka mvuga ubundi nahise mvuza induru ndavuga ngo yubu mujye mwakira uko Imana yashatse kubishurira ibindi mu biharire, mbonye ko Imana ibana n'abantu bayo. Yaransekeje iranezeza, nubwo mfite amakuba menshi nzagira n'andi menshi, ariko Imana ihimbazwe ko ari umunezero wanjye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana yacu ni nziza. Ndayishima ko mukunyongerera kurama, hanyuma kunyongerera kurama yanangiriye neza impha wa mugore yari yaransezeranije. Twabaga turi gusengana n'abandi ikababwira ngo we nkongeye imodoka, undi nkongeye inzu, undi ati nkongere diploma mugiye kwiga mu mahanga, ngikazi kambwira nzaguha umugore. Ni icyo uzaba umpaye utahaye abandi n'imiruho yose wampaye ikanyihorera. Yampamagariye Nyarugenge muri 2010 irambwira ngo nzagukorera ubukwe mu kwa 12, ariko ntibyatumye hadacaho imyaka 9. N'umukobwa nakundaga wa hano Kanombe twarambagizanyaga yakoreye ubukwe hano, ariko iramunyima arigendera, ndaririra nyihorera. Natereta umukobwa narebe uyu mukobwa, Yesu uyu mukobwa wamumpa ndabona kubaha kandi yujuje indangagaciro z'itorero ryacu, byakunda igahita imbwira ngo stop, don't do that. N'icyongereza iracyumva. Umunsi umwe narisobanuriye ngo support do that, ikamyasa muterera yari ingongeye hano Sopetrade ngiye kureba umukobwa w'Igikondo waririmbaga muri korari imwe. Yesu ni mwiza tuyobora neza. Ubundi nabwo twarangije amasengesho y'iminsi 10 mu Gatsata, hari groupe Philadelphia twari twashinze, pasteur wambaje yadukuye i Nyarugenge atujyana ngo abantu bakunda gusenga nimuze tugiye dusengana amasengesho y'iminsi 7. Umukobwa akajya nkabona umuntu afite urukundo, akose Mana uyu nguyu byakunda. Umucyo umurika hasi saa 8 z'amanywa handikamo ngo stop, don't do that. Igahita imukorera ubukwe bwihuse ngikanyihorera. Nundi nawe nateretaga hano i Remera, nabonaga afite urukundo nakuze nkavuga ariko Yesu uyu wamumpa. Ndarota nijoro mbona ngeze kuri fawe tagisi mu ntwara ntacyo tuvuganye, yamukoreye ubukwe bwiza hano Meridien, nanjye narabutashye. Ariko Mana ibi ni biki? Ari nundi twaririmbanaga muri groupe yamukoreye ubukwe bwiza hano nari nabutashye bimeze neza. Yesu ni mwiza, urumva ayobora neza, ni umujyanama mwiza. Umukobwa nashatse sinabari nta makuru nari mufiteho, ariko we kamugendera kamubwira ati ngukoreye ubukwe bwiza ndagutunguye nje kugutuza mu mujyi wa Kigali, ngikanyihorera. Nari maze imyaka 4 tamvugisha ku cy'umugore, ngataha nava mu ivuga butumwa, ngataha nagera haruguru yo mu rugo iwanjye ngahaha ibiro 2 by'ibirayi ko nikundira gafiriti nk'umusore muto, urabona ko nanjye nari nkeneye no kubyibuha urabyumva, nkagura n'inusu y'isukari n'ikiro cy'umuceri, nkajya gutegurira umukozi nari narazanye, nari naramushakiye akazi muri NPD ari gukora ntiyongera kumpa service. Nagera haruguru yo mu rugo nkanyerera nkikubitasi byose bigasandara sinatore na kamwe. Ubwo nanze kurira mu ivuga butumwa Nyarugenge twari twagiye cyangwa ku Muhima, avuga ndagenda iwanjye basi. Imana iri guhesha agaciro ibyiciro Imana itanga. Nashaka kubwira ngo ubaha umugore Imana yaguhaye, kuko wamuhawe n'Uwiteka, nta kigiciro kimuruta kuko n'Imana yabiguhaye iby'igiciro itanga n'iby'igiciro. Ubaha umugabo Imana yaguhaye. Tekereza kundindiriza imyaka 17 yashakaga iki? Yagiraga ngo ntazajya mvuga ngo nabonye abandi barongora nanjye ndarongora, atushatse wagenda nanjye ngashaka undi. Ubwo rero mumenye guha agaciro iby'Imana yabahaye. Satani ari kubatera mugahinyura iby'igiciro Imana yabahaye. Mwitonde mutazasitara ku musozi Imana iriho. Ibyo yakwimye yari iri kubesha agaciro, none biguhaye waranabiruhiye, none utangiye kubitesha agaciro. Imana izakubwiza iki? Imana ibahe kugendana n'ijwi ryayo mu izina rya Yesu. Nguko rero yamvuye mu mwenda, najyaga nyishinja nkayibwira mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, nkayishinja nkayibwira ngo ariko Mana wambwiye ko ukunda imanza zitabera wanga kwambura no gukiranirwa, ariko nge waranyambuye. Wananiwe no kumpa umugore byibuze ngajya ntegurira kacyayi ni nta byibuze. Hari icyo gihe yari yaranampaye akazi hano hirya mu bazungu, abakampa impano ngataha nagira mu rugo nkishimana ndi ngenyine. Gusa wamburiza n'umuntu byibuze twashikishima nkajya mwereka ibyiza wampaye kanyihorera. Ariko Imana ni nziza, yangiriye neza mu gihe gikwiye, yangiriye neza,
yampaye umugore mwiza. Ijambo nzi ku kijyanye no kurambagiza ni rimwe ryonyine. Twakubitaniye n'umukobwa mu nzira, ndamubwira ngo ugiye gukora ubukwe uzantumire nzagutwerera. Arigendera nanjye ndigendera. Afite umugore bizaba, yari afite umugabo uri kumurambagiza bizaba nko mu kwa 7. Arigendera nanjye ndigendera, nanjye wo ndi kurambagiza wende wo mu Mutara birapfa, ubwo nawe birapfa. Nyuma yaho muhamagara, twahuye nko mu kwa 6, nyuma mu kwa 12 nza kuzamuhamagara, ndamuza ngo ubukwe ryari. Ati se tuba dutegereje Yesu. Naye ndamubwira ati waretse nkiyizira. Ati se urabona nzaba masera. Nguko ukuntu byagenze. Bukeye nshaka kumubenga kubera ko ntamuzi neza, nawe ashaka kumbenga kubera ko atanzi. Imana iramvuganira nkuko yari irambwiye ngo izamvuganira, nanjye ngiye kumubenga iramuvuganira ko Yesu ni mwiza. Umva uburyo yamubwiye, yabimbwiye ejo bundi ndatangara. Yagiye kumbenga aravuga ariko ubundi umugabo w'igicumba ngubu sinsaze, ashaka kubivamo. Imana iramubwira ngo mwemere uriya nzamuguheraho umugisha. Nanjye nagiye kumubenga nicaye mu ishuri Nyarutarama imbere ya mwarimu ahantu Imana yari impaye kwiga. Ijwi rirambwira ngo jya uba umunyakuri. Nari ngiye kumubenga kandi nari naramusabye urukundo, ariko nyuma ndavuga ntisimuzi umukobwa ara nshaka kubivamo. Mwe hari umugabo umwe hano ku Gasave yarambwiye ngo ariko Imana ntigira isoni. Ubu si ibi bintu birahura. Ariko Yesu ni mwiza. Yampaye umukobwa mwiza, umugore mwiza unkunda nanjye nkamukunda, turubahana tubanye neza. Yesu ni mwiza. Ariko ikindi nababwira mujye mwiga kumvira Imana, ibindi mubiharire. Iryo shimwe rero mperuka hano ndi umusore, naherukaga hano muri za 2016. Nawe wibaza iyo myaka ishize. None Yesu angaruye nje gushimira Imana. Nta na gahunda yo kuza hano nari mfite, nari nagiye mu Gatsata, nari ngiye mu Gatsata sinzi uburyo mpindu yaranzana. None rero twakira ijambo ry'Imana. Kandirimba karirimba kan. Kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongereye. Sinabura kugushima no kukubaha Yesu kuko iminsi yanjye wayongereye. Sinabura kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongereye. Sinabura kugushima no kukubaha kuko iminsi yanjye wayongereye. Wayongereye mu byiza warakoze, wayongereye mu byiza warakoze, wayongereye mu byiza warakoze, wayongereye mu byiza warakoze. Nimuze murebe Yesu ni mwiza, nimuze murebe Yesu. Cyane ikindi shimiye Imana ko Imana yumva. Ndafite gitari, Yesu yampaye gitari yo kwigiraho. Ikindi kintu mushimiye, narwaye uburwayi mu minsi ishize. Imana iheruka guhesha agaciro ibyitanga. Nari maze imyaka 10 amenye narayakubise muri kaburimbo yaracitse. Nyuma y'imyaka 10 yarangarutse arambya ku buryo bukomeye. Ndashaka kubwira ngo hagaciro iby'igiciro Imana iguhaye. Kuri muzima nyurwa nabyo,
kuko abagiye kuyatanga kwa muganga nabo ni abantu. Ayo menyo yaragiye kumpumbya bitabaho, barambwiye ngo barayakura ari amenyo 3. Ubwo byari kuba ngahe 90,000 rimwe bari kumbwira ngo ni 300,000. Amenyo mazima rimwe rigura 300,000. Ubwo amenyo 3 byari 90,000, byari 900,000. Mu 900,000 yari amafaranga menshi mu gihe kitari ngombwa. Ndwara kuyahoma nabwo barambwira bati ni 75,000 rimwe niyo tubihomera. Ubwo amenyo 3 yarangahe, yari amafaranga menshi cyane. Ni 25,000 nari maze gutangaho by'ibinini narindi kunywa n'imiti narindi kunywa. Ubundi burwayi bwanzengereje n'ubw'igifu naburwaye amezi 4. Ntarya kawunga, ntarya umuceri, ntarya umugati, narya ifiriti ngasara, umugati ngasara burundu. Amezi 4 yose. Kuba ufite ubuzima buzima nishimwe udashobora gusobanura. Igifu banshiye amafaranga, ibinini nanywaga bancaga 60,000. Reka nkubwize ukuri, nubwo ubayeho uko udashaka, ubayeho uko Imana ishaka, banza unyurwe n'ibyo. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira Imana yanyijije amenyo nta mundi muti nyweye. Ndashimira Imana yanyijije igifu, ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nabyukaga saa 6 z'ijoro ngiye Kagugu gushaka urushinge rungabanyiriza ububabare. Mu gihe cya Covid nta moto nta modoka, ndi kugenda ntegana n'imbwa mu nzira ndi ngenyine. Imana iri kugira ngo itumenyeshe iby'igiciro itanga. Reka nshimira Imana ko impaye n'ubuzima buzima. Tandirimba indi ndirimbo imwe hasigaye ibindi ubundi. Kumenya igiciro wangabiye Uwiteka, ntakumenya iby'igiciro wangabiye. Kuba ndi umwana mu rugo rwawe n'iby'igiciro ntagereranywa. Kuba ndi umwana mu rugo rwawe n'iby'igiciro ntagereranywa. Waje mw'isi urababazwa, ndi umunyabyaha ngo mbabarirwe. Waje mw'isi urasuzugurwa, ndi umwana w'umuntu ngushyire ejuru. Waje mw'isi urasuzugurwa, ndi umwana w'umuntu ngushyire ejuru. Uwiteka, ntakumenya iby'igiciro wangabiye. Iby'igiciro bitagurwa ku isoko, ibyo by'igiciro wabimpaye ku buntu. Umwuka wera n'uw'igiciro, angira inama akanyobora, mu kuri kose wishimira. Uwiteka, ntakumenya iby'igiciro wangabiye. Uwiteka, ntakumenya iby'igiciro wangabiye.
amahirwe umpaye ntapfa ubusa, nge kubaha kandi nge nkubahisha. Amahirwe umpaye ntagapfa ubusa, nge nkubaha kandi nge nkubahisha. Uwiteka nkakumenya iby'igiciro wangabiye. Amina. Yesu ni mwiza, murinde iby'igiciro Imana yabahaye, ibisigaye mu biharire. Nta jambo ivuga ngo rihere, nta jambo ivuga ngo rihere. Yakuvuzeho iki? Menya ko yavuze kuzayiyoboka, nawe yibera inyangamugayo. Iyoboke mu by'ukuri, uyubahe, uyubahishe aho ugenda, aho ukorera, naho utuye. Igisigaye imigisha yayo iri kumwe nawe. Urama n'ubuhamya bwiza bw'uko mwari mubanye neza. Nutanarama uzayisanga uyisanze, uyisanganye ubuhamya bwiza bw'uko mwari mubanye neza. Iby'igiciro byawe yaguhaye uzishimana nayo yuko warinze iby'igiciro. Umugabo umwe Paulo yabivuze neza, aravuga ngo dufite ubwo butunzi mu nzabya zibumba kugira ngo utagira icyo kwirata. Si ibyo wakoze, si ibyo uri gukora, si ibyo uzakora, nibyo Kristo yakoze muri wowe. Hagaciro Imana yaguhaye agaciro. Amina.